Ishimwe Vestina yanditse agira ati inkuru mwabonye icicikana yuko urugo rwanjye rugiye kuba rwasenyuka ni ikinyoma gikomeye cyane kubera yuko bahakinze telefoni yanjye ntabwo ari njye wabyanditse. Gusa nanone nkibaza ati ese umuntu wabinyujije ku rubuga rwe akanabipostinga kuri stati ye yaba ari nde? Ese bamuhakinze gute? Babyanditse mu cyongereza cyiza kinononsoye. Gusa nanone dusubire inyuma gatoya, twagiye tureba ama interview yagiye akora kwa Emirene akaba na management we avuga yuko urugo atari ikintu ashishikariza muri umuna we, ko urugo atari ikintu yahita yirukankira. Gusa ibi nanone byaciye impaka, abantu baravuze ati ibi ni ukubeshya, ahubwo yabonye inkuru yabaye inkuru, niko kwidefanda agira ati uwabyanditse simuzi, bahakinze urubuga rwanjye barabipostinga, ntabwo uyu nguyu ari njyewe, ndabihakanye. Ariko reka tuvugishe ukuri, nk'uko byarangije kwemezwa yuko bamuhakinze koko, ariko ndagira mbabwize ukuri, niba ukoze ikintu ntukagihakane, kubera ko ibintu biba bigaragara koko, ntabwo wabijya kure. Iyi nkuru yanditswe na Ishimwe Vestina, ni inkuru mpamo, ni inkuru ye, ariko yaje kwidefanda kuko yabonye ko byageze ku rwego atatekerezaga. Tugana ku musozo, ndagira mbabwire ngo genda bagezaho udukuru tugenda ducicikana, ntabwo mba nje kubatindira. Icy'ingenzi wamenya nuko niba ukundaga Ishimwe Vestina, no kumusengera cyane.